The Infotainment Live Today, the program of General Knowledge Channel. Our purpose is to touch different angles of lives. We focus on entertainment throughout the world. News from Hollywood, Nollywood to Hollywood, Rwanda. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya General Infotainment Live, muzajya mukurikirana buri cyumweru. Muri iki kiganiro tubagezaho inkuru zivugwa cyane mu myidagaduro ndetse tukanabakorera ubusesenguzi. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi twabateguriye amakuru atandukanye y'imyidagaduro yavuzweho cyane muri iki cyumweru twashoje ndetse n'iki turimo. Aya namwe mu makuru turi buze kwibandaho. Igikorwa cya Miss Rwanda cyashojwe kuwa gatandatu washize hari ku itariki ya 19 z'ukwa gatatu. Ni igikorwa gikurikiranwa na benshi mu Rwanda ndetse bikinavugwaho byinshi. Amakuru acicikana mu bitangazamakuru by'imyidagaduro mu Rwanda nigezwe imbere y'umucamanza kwa Uwihoreye Jean Bosco alias Ndimbati ukina amakomedi, ahakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umukobwa utagejeje ku myaka y'ubukure ndetse no kuba yaramufashe ku ngufu. Muri iki kiganiro turagaruka ku makuru avugwa ku muhanzi nyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Meddy. Muri Afrika y'Iburasirazuba turagaruka ku muhanzi Diamond Platinum wo mu gihugu cya Tanzania. Mu cyumweru cyashize no muri iki turimo hari byinshi bivugwaho. Mu makuru yo mu yindi migabane turerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebe kwihagarikwa rya Kanye West muri Grammy Award iteganyijwe kuba mu kwa kane tariki ya 3. Ese yahagaritswe kubera iki? Ibi byose ni mu kanya. Turagaruka no ku muhanzi Kelly Rowland kubakurikiranye umuziki wo hambere mu itsinda rya Destiny Child. Ni amakuru ki amuvugwaho? Ibi byose ni mu kanya, ntimucikwe. Muri studio za General Infotainment Live muri kumwe nanjye Yohakim. Nyuma y'ibyumweru bigera kuri 3 abakobwa bitabiriye amarushanwa ya nyampinga w'u Rwanda bari mu mwiherero bita bootcamp mu rurimi rw'icyongereza. Umukobwa witwa Nshuti Muheto Divine niwe wegukanye ikamba rya Miss Rwanda y'umwaka w'2022. Ni umwari w'imyaka 19 warangije amashuri yisumbuye mu mwaka washize wa 2021. Yatowe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 19 Werurwe umwaka w'2022 muri Ntare Conference Arena. Ni ikamba yakiriye arisimbuyeho Ingabire Grace wari waryegukanye mu mwaka ushize wa 2021. Abanyarwanda bari bakumbuye kwitabira igikorwa nk'iki cya Miss Rwanda kubera ibe bikomeye bya Covid, aho abantu batabashaga kwitabira ibikorwa by'imyidagaduro. Abari bagize itsinda ryari rishinzwe gutoresha nyampinga hari Munyaneza James w'ikinyamakuru The New Times, Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016, harimo kandi Melik Shafi Lizinde, Niwe Mwiza Anne Marie na Fidel Elizabeth Imbuto umunyamakuru wa Radio Rwanda. Abakobwa 11 bageze mu marushanwa ya nyuma nibo bagombaga gukurwamo nyampinga w'u Rwanda ndetse n'abamwungirije. Aha twavuga nk'igisonga cya mbere, icya kabiri ndetse na Miss ukunzwe cyane kurusha abandi. Nkuko twabigarutseho hejuru, Nshuti Muheto Divine akaba ari we wegukanye iri kamba rya nyampinga ndetse akaza guhabwa ibihembo birimo imodoka nshya ya Hyundai, akazajya ahabwa n'agahimbaza muziki k'amafaranga y'u Rwanda agera ku 800 buri kwezi. Uyu Muheto akaba yari ahagarariye intara y'Iburengerazuba, akaba abaye uwa kabiri wegukanye ikamba adaturuka mu mujyi wa Kigali nyuma ya Liliane Yadukunda wegukanye iry'umwaka wa 2018. Mu bandi bahawe ibihembo harimo igisonga cya mbere Keza yahawe amafaranga y'u Rwanda 2,400,000. Igisonga cya kabiri Darina Kayumba akaba yarahawe amafaranga y'u Rwanda 2,400,000.
Bimwe mu byagaragaye muri aya marushanwa bitashimwe kandi byifuzwa ko byazakosorwa mu marushanwa y'ubutaha ni imyitwarire ya bamwe mu bajaji. Ngo bamwe mu bajaji baba baragaragaje amarangamutima mu gihe iki gikorwa cyariho kijya mbere, bityo bikaba bifatwa nkaho ari urucantege ku bandi bakobwa bari bitabiye aya marushanwa. Ikivugwa cyane ni uburyo umujaji bita Mutesi Jolly ashobora kuba yaragaragaje amarangamutima avuga ko uyu muheto ngo ari mwiza cyane, bityo mu maso ya benshi bikaba bigaragaza ko kwari guca abandi bana intege, bityo bikaba byaratumye mu bwabo babona ko baherekeje aho kuba baritabiye amarushanwa. Ibi nibyo koko, kubera ko niba muri guhatanira igikombe noneho mukaza kumenya ko igikombe cyamaze gutangwa kandi muriho mwitabira muri mu myitozo, ibi bizagorana cyane kuba mwashyiramo imbaraga ndetse na creativity kubera ko igikombe cyarangije gutangwa. So aka ni akantu rero uyu Mutesi Jolly akwiye gukosora, kuko niba bagutoye ngo ube umujaji ugomba kumekinga sure ko ibintu by'amarangamutima ubifashije ku ruhande, ukirinda akantu nk'aka gashobora gutuma bagucishamo amaso, kandi basanzwe bazi ko uri umuntu uri serious. Kuri uyu munsi tariki ya 23 Werurwe umwaka wa 2022 nibwo umukinnyi wa comedy Uwihoreye Jean Bosco wamamaye ku izina rya Ndimbati muri Papa Sava yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aburana ifunga n'ifungurwa ku byaha akurikiranweho byo gusindisha no gusambanya umwana utarageza ku myaka y'ubukure. Nkuko tubikesha ikinyamakuru igihe.com n'umuryango .rwa, Ndimbati wari umaze iminsi afungiwe muri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo yagejejwe imbere y'inteko iburanisha mu rubanza rwitabiriwe n'abantu benshi biganjemo inshuti ze n'abo bakinana bari baje kumva imigendekere y'urubanza rwe. Ubwo yaragejejwe imbere y'inteko iburanisha, ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko hari impamvu zikomeye zituma Ndimbati asabirwa gukomeza gufungwa by'agateganyo. Umushinjacyaha yagaragaje ko bashingira ku buryo icyaha cyakozwe, ubuhamya bw'uwagikorewe, abatangabuhamya ndetse n'ibyangombwa byavuye mu iperereza ryakozwe. Umushinjacyaha yagaragaje ko tariki ya 9 Werurwe umwaka wa 2022 aribwo umukobwa witwa Bahizi ariko benshi batazira Fridaus yaregeye ubugenzacyaha abumenyesha ko Ndimbati yamusindishije yarangiza akamusambanya, byanabaviriyemo kubyarana abana babiri b'impanga. Yavuze ko bombi bamenyaniye mu gipangu uyu mwana w'umukobwa yakoragamo akazi ko mu rugo, ahari hacumbitse umusore witwa Valence usanzwe atunganya amashusho ya filime zitandukanye. Nyuma yo kumenyana, umushinjacyaha yagaragaje ko uwakorewe icyaha avuga ko yasabye Ndimbati ko yazamwinjiza mu mwuga wo gukina filime. Umunsi umwe ngo yaramuhamagaye asanga undi yagiye mu kiganiro ku Isango Star amubwira ko aza kumuhamagara. Ibi ni nako byagenze, kuko ubwo yaravuye mu kiganiro yahamagaye uyu mukobwa wari uvuye mu mujyi atashye i Nyamirambo amusaba ko bahura bagakomezanya urugendo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko urega yavuze ko mu modoka yasanzemo inzoga yitwa Marura, amubeshya ko ari amata avanze na cream, bityo arayanywa birangira asinze. Nyuma yo gusinda, uwareze avuga ko atazi ibyakurikiye ahubwo yagaruye ubwenge asanga aryamye ahantu hameze nka lodge. Nyuma y'iminsi nibwo ngo yagiye ahura n'ibibazo bigaragaza ko yaba atwite, ajya kwa muganga basanga aratwite. Umushinjacyaha yavuze ko umutangabuhamya witwa Mama Shadia wari umukoresha w'uyu mwana avuga ko mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira uwa 25 Gashyantare umwaka wa 2019 uwo mwana ataraye mu rugo. Ikindi umushinjacyaha yagaragaje nk'ikimenyetso gikomeye ni ifishi y'inkingo uyu mukobwa yafashe akiri umwana zigaragaza ko yavutse tariki ya 7 Kamena umwaka wa 2022, bityo ko igihe bahuriye umwana yari atarageza ku myaka y'ubukure.
ubwo uyu Jean Bosco alias Ndimbati yahawe ijambo yisobanuraga avuga ko yagambaniwe. Yagize ati naragambaniwe. Yagaragaje ko atigeze yihakana abana be kuva umugore abatwite kugeza bavutse. Yerekana ko n'igihe yafatwaga yari amaze igihe abarera iwe mu rugo. Ndimbati yongeraho ko ubwo uyu mukobwa yari atwite yifuje gukuramo inda arabyanga ndetse amwizeza kumufasha, ahubwo ko uyu mukobwa ashaka indonke kubera ko amusaba amafaranga y'umurengera. Ikindi nanone ngo hari abantu bamushuka cyangwa ngo bariho bamugambanira. Uyu mugabo yabwiye urukiko ko yaje gutungurwa no kumva umunyamakuru wa Isimbi amuhamagaye amubwira ko afite inkuru ye amusaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bitaba ibyo inkuru ikajya hanze. Uyu Ndimbati yavuze ko yasanze ibyo atabishobora inkuru igasakara hanze iryo. Yagaragaje ko uyu mukobwa yagiye mu itangazamakuru nyuma yo gushukwa n'umunyamakuru wamwijeje ko inkuru ye nijya hanze azabona abaterankunga bo hanze bakamufasha. Iki kibazo cya Jean Bosco uzwi ku izina rya Ndimbati General Entertainment yagikurikiranye kuva cyamenyekana. Abantu babivugaho byinshi, babigaragazaho ibitekerezo bitandukanye, ariko iyo witegereje neza hari ibintu bibiri bihita bikugaragarira. Icya mbere hari ukubura umuco wo kwanga ikibi muri bamwe bagize umuryango nyarwanda. Icya kabiri hari ukudasobanukirwa neza inshingano z'umwuga w'itangazamakuru. Bamwe mu bavuze mu bitangazamakuru bitandukanye bagiye banenga cyane uyu munyamakuru wa Isimbi Tv, bavuga ko yakoze amakosa ngo kuba yaratangaje iyi nkuru akayishyira ku karubanda. Hari na bamwe bavugaga ko ngo yari akwiye kugenda ngo ubundi akegera Ndimbati akamubaza ngo mbere yo gutangaza inkuru akabanza yamumenyesha. Ahangaha turagira ngo tubabwire ko ntabwo ari ngombwa ko umunyamakuru, nta nubwo byemewe mu bitangazamakuru kugenda ngo baze umuntu ngo mfitiye inkuru ngo ngiye kuyitangaza. Ntabwo ibyo ariko umwuga w'itangazamakuru bitegeka. Ahubwo icyo twavuga ahangaha, umuntu niba atanga ibyo bitekerezo yagakwiye ku supportinga igitekerezo cye agaragaza bimwe mu bikorwa uriya musore wa Isimbi TV yangije nk'umwuga. Yagakwiye kugaragaza niba uriya musore ataregeye impande zombi, atarabajije impande zombi, yagakwiye kugaragaza wenda uriya musore niba yaragaragaje barabana kuri kamera atabiherewe uburenganzira. Naho ibyo kuvuga ngo yagombaga kujya kumubaza ni ukwibagirwa ko itangazamakuru, ni ukwibagirwa ko hari ingingo, hari ihame ry'itangazamakuru rivuga ko umunyamakuru ni whistleblower. Umunyamakuru ntabwo ashinzwe kujya kugira inama abantu, ahubwo umunyamakuru ashinzwe kuba ijisho rya rubanda ndetse n'ijisho rya leta muri rusange. Kuko niba ubonye ikintu kiri kwangirika ahantu runaka uragitangaza, noneho abafite icyo bakora bakagikora. Ahangaha dufite gukosora imyumvire, aho kugira ngo buri gihe tuzajye turangwa n'amarangamutima yacu, ni amarangamutima yo gukunda ikibi aho kugira ngo tucyamagane. So ahangaha rero twumva ko umunyamakuru nta makosa afatika ahari. Icya kabiri, tugomba gucika ku muco wo gukunda ikibi, ahubwo tukihingamo umuco wo kwamagana ikibi. Kabone nubwo cyaba cyakozwe n'umuntu muvi ndimwe, kabone nubwo cyaba cyakozwe n'umuntu w'inkoramutima yawe, ni ngombwa kucyamagana. Kugeza kuri iyi saha ntabwo twavuga ko ntabwo turi kwamagana Ndimbati, ahubwo turi kwamagana igikorwa yakoze. Kuba uriya mukobwa w'inshuke ukiva muri P6 avuga ko yafashwe ku ngufu n'umugabo wakamubereye se, ibi ngibi byagakwiye guhita byonyine bikwereka ko ari ikibazo, kurusha uko wakumva ko umugabo ukina komedi neza kumujyana imbere y'ubutabera ari ikibazo. Iki nicyo kintu dufite kuzirikana, ahubwo tukareka ubucamanza bugakora akazi kabwo.
Ibi ngibi biduhaye akanya ko gusubiza umukunzi wa General Knowledge Entertainment watwandikiye adusaba kuzajya tumukorera igereranya ku bijyanye n'iterambere ryo mu bihugu byakataje ndetse no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ikintu cya mbere twaheraho tumubwira nuko muri modern society icyitwa ikibi kabone nubwo cyaba cyakozwe n'umuntu w'umuvandimwe wawe buri gihe cyitwa ikibi. Ni ukuvuga ngo batandukanya muri modern society, batandukanya umuntu n'icyo yakoze. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yakoze ikintu runaka, twe turi buze kwita ku cyo yakoze, ahubwo ntitwite ku kuvuga we nka individu. So urugero twatanga, turavuga nk'ibihugu byateye imbere, umugabo bita Harvey Weinstein yari iconic wa Hollywood, yarezwe ibyaha nk'ibi byarezwe uriya mugabo Ndimbati, ariko yari afite abantu benshi bamukundaga ndetse bakurikiranaga ibikorwa bye isegonda ku rindi. Biragoranye kumva umufana w'umunyamerika ajya hariya akisararanga agabije kugabanya uburemere bw'ibyo aregwa. Byakugora cyane kubona umuntu usobanutse, umuntu utekereza cyane, ujya ku bitangazamakuru agatangira gutanga ibitekerezo bishyira hasi biriya birego uriya mugabo yarezwe byo kuba yarasambanyije abagore. Aha ngaho biriho biratanga uburyo muri modern society batekereza kurusha uko abandi bo mu zindi sosiyete buri gihe bareba. No, turiho turareba uriya muntu ni umuntu ukomeye, bariko baramurega iki ngiki, bafite kumwihorera. No, yagikoze, aragikekwaho. Reka ture kuvuga ngo yagikoze, aragikekwaho. Tugomba kubiharira inkiko akaba ari zo zimugira umwere, zamugira umwere akagaruka muri sosiyete, zitamugira umwere agahanwa kuko aba yakoze ikintu kitemewe muri sosiyete, kitemewe n'amategeko. So iri gereranya rero naryita ko ari igereranya ryaha umukunzi wacu watwandikiye ryo kuzajya tumukorera igereranya hagati y'ibibera muri modern society ndetse n'ibibera muri sosiyete zisanzwe. Haracyari ya myumvire yo kuvuga ngo, yo kutabasha kuvuga ngo ikibi ni iki ngiki ngomba kucyamagana kabone nubwo cyaba cyakozwe na mugenzi wanjye n'umuntu nziranye nawe. Noneho na cya kintu cyo kuvuga ngo uyu nguyu yakoze iki ngiki ariko ni umuntu wanjye, kabone nubwo akekwaho uko yakoze iki kintu kibi, ndakomeza mu binyuma. So icyo ni ikintu cyiza cyo gutekerezaho cyane, kuko burya iterambere rya mbere rihera mu bitekerezo. Mu yandi makuru avugwa mu bitangazamakuru by'imyidagaduro, umuhanzi Ngabo Meddy uzwi ku izina rya Meddy uba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umufasha we bagiye kwibaruka imfura y'umwana w'umukobwa. Aya makuru akaba yayanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, akaba yashize hanze amafoto y'umugore we bigaragara ko atwite. Twabibutsa ko aba bombi basezeranye kubana nk'umugore n'umugabo mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 22. Ibirori by'ubukwe byabo byabereye muri Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Dallas muri Texas. Byitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye. Ngira ngo abakurikirana imbuga nkoranyambaga mwabashe gukurikirana iby'uwo bukwe. Ngabo Meddy n'umugore we Mimi, tukaba tubifurije kuzibaruka neza. Amakuru ya General Entertainment Live turayakomereza muri Afrika y'Uburasirazuba, muri Tanzania, aho umuhanzi Diamond Platnumz muri filime nshya iri guca ku rubuga rwa Netflix, umuhanzi Diamond Platnumz yahuriyemo na Zari babyaranye. Aba bombi bumvikanye bavuga amwe mu mabanga y'ubuzima bwabo atigeze amenyekana mu bitangazamakuru. Diamond yaboneyeho gutangaza ko afite abandi bana yabyaye biyongera kuri 4 bazwi.
Young Famous African ni filime yari imaze iminsi ivugwa cyane mu itangazamakuru, ikaba igaragaramo umuhanzi Diamond Platnumz na Zari babyaranye. Ikaba yaragiye hanze kuwa gatanu w'iki cyumweru dushoje tariki ya 18 Werurwe umwaka wa 2022 ku rubuga rwa Netflix. Muri iyi filime aba bombi baboneyeho gutangariza abakunzi babo amwe mu mabanga y'ubuzima bwabo. Uyu Diamond Platnumz na Zari babyaranye abana babiri. Muri iyi filime basangije abakunzi babo inkuru y'urukundo rwabo, uko umubano wabo wajemo agatotsi bikagera naho batandukana, ndetse n'andi mabanga yabo atandukanye abantu batigeze bamenya. Umuhanzi Diamond Platnumz yaboneyeho gutangaza ko afite abandi bana barenga kuri 4 abantu bari basanzwe bazi. Uyu muhanzi muri iyi filime agira ati afite abana 4, 5 cyangwa 6. Icyatangaje abakurikiranaga ibiganiro byawo nuko Diamond yakomeje avuga ko hari undi mwana yabyaranye n'umugore wubatse, ndetse ko umugabo w'uyu mugore atazi ko uyu mwana atari uwe. Yagize ati mu mezi ashize umubyeyi wanjye mama yahuye n'uyu mugore, uyu mugore ndamuzi, ndetse na mama wanjye yavuze ko uyu mugore yamubwiye ko afite umwana wanjye, ariko ko yanze kubimubwira kubera ko yubatse ndetse n'umugabo we azi ko umwana ari uwe. Uyu muhanzi ufite izina rikomeye mu muziki wo muri Afurika, ndetse by'umwihariko mu karere k'Iburasirazuba, amaze iminsi avugwa mu rukundo n'umuhanzikazi Zuchu ukorera umuziki mu nzu ye ya Wasafi. Yanatangaje ko muri iyi minsi nta mukunzi afite, ko ariko ko bidashobora kurenza umwaka nta mukunzi afite. Tumwe mu tuntu tudasanzwe twaranze iki kiganiro cya Diamond kuri Netflix nuko yabajijwe iby'isabukuru ye y'amavuko, aho yabajijwe ati how old are you, agasubiza ngo I am 31. Bamwe mu bakurikirana iby'uyu muhanzi biganjemo abo muri Kenya bamuhaye urw'amenyo uburyo icyongereza cye kiri hasi, gusa abafana be bamukunda basubije ko kuba avuga neza ururimi ruvugwa na miliyoni nyinshi ku isi ari rwo Igiswahili bihagije, kandi ko kuvuga indimi z'amahanga atari byo bigaragaza ubuhanga. Nibyo koko rero, burya ubuhanga bw'umuntu ntabwo bupimirwa mu kuvuga indimi z'amahanga. Ndabyibuka tukiri ku ntebe y'ishuri batubwiraga ko ururimi ari igikoresho kidakwiye kwitiranwa n'igipimo cy'ubwenge. Ibi benshi niko bagakwiye kubibona, kuko niba uvuga indimi zirenze rumwe uzivuga neza, ni impano ufite, ni ikintu kiza cyo kwishimira, ariko ntibigatume wumva ko ushobora kuba urenze ku bandi cyangwa kimwe urusha abandi ubwenge buhambaye. Twambutse amazi magari twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikivugwa cyane ari inkuru ya Kanye West aka Ye, wakuwe ku rutonde rw'abazitamira Grammy Award iteganyijwe mu kwa kane tariki ya 3 umwaka wa 2022. Amakuru dukesha ikinyamakuru cy'imyidagaduro Entertainment News aravuga ko Kanye West atakitabiriye iyi Grammy Awards. Uku gukurwa muri Grammy Awards kukaba kwemezwa n'abahagarariye inyungu ze, ariko we ku giti cye akaba atarabitangaje. Abategura iki gitaramo cya Grammy Awards bavuga ko bitari ibintu byoroshye kumukura muri Grammy Awards, ariko ko byabaye ngombwa bitewe n'imyitwarire idahwitse ariho agaragaza ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi. Ibi byatewe n'ubutumwa yashize ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Instagram yibasira Trevor Noah, umunyafurika y'epfo w'umunyamerika ufite chaîne ya YouTube ikurikiranwa cyane, The Daily Show with Trevor. Kanye West yakoresheje ifoto ya Trevor Noah, ubundi yongeraho amagambo yakoreshwaga n'abazungu mu gihe bashakaga kugaragariza agasuzugura abirabura.
iyi mvugo ikaba yarafashwe nk'iyuzuyemo ivangura. Uyu musore Trevor Noah ukora ibiganiro bikebura kuri chaîne ye ya YouTube, akaba yarakomoje kuri uyu mugabo Kanye West mu biganiro bye, aho yagarukaga ku myitwarire uyu mugabo ari hagaragaza muri iyi minsi nyuma yo gutandukana n'uwari umugore we Kim Kardashian. Muri iyi minsi Kanye West yagiye agaragaza imyitwarire idasobanutse haba ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gutandukana n'uyu mugore we Kim Kardashian. Benshi bamushinja kuba yarakomeje kugenda runono uyu mugore we cyangwa stalking, ndetse no kubuza amahwemo boyfriend we mushya umukomedian witwa Pete Davidson. Andi makuru avugwa mu bitangazamakuru by'imyidagaduro ku mugabane wa Amerika ni ayerekeye umuhanzikazi Kelly Rowland uzwi cyane mu itsinda ry'abakobwa ba Destiny Child, iri rikaba ryararimbagamo na Beyonce. Uyu akaba yarakomeje career ye aririmba ku giti cye, kariyeri solo, ndetse akaba yarakoze indirimbo nyinshi n'abandi bahanzi nka David Guetta. Inkuru imuvugwaho cyane ni isubirana rye na papa we umubyara nyuma y'imyaka igera kuri 30 badacana uwaka. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Today yagize ati, mu gihe nari umwana narakariye cyane uyu mubyeyi wanjye data umbyara. Byatewe nuko nabonaga ko atanyitagaho nk'uko byari bikwiriye, bityo mfata umwanzuro nanjye wo kumukura mu bitekerezo byanjye. Uyu Kelly Rowland ashinja papa w'umubyara kuba yarahugiraga cyane mu bintu byo kunywa inzoga, bityo akibagirwa inshingano ze za kibyeyi. Se umubyara Christopher Rovet avuga ko kuba abashe kwiyunga n'umwana we ari ikintu gikomeye cyane, ko mu gihe bagiranaga amakimbirane byamukomereye cyane kuba yabasha kugeza kuri uyu mukobwa icyo yatekerezaga, aho yagize ati, abantu bamvugagaho byinshi bitari byo, atariko nkashaka uburyo nagira kuri uyu mukobwa wanjye ngo mbimubwire ndetse mubwire ko mukunda, ariko ntibinkundire. Ati, kimwe mu byambabaje cyane nuko nashakaga kugera ahantu ari mu gihe yari atangiye kuba umuntu ukomeye cyane, umusuperstar, atariko aba bodyguard bakansubiza inyuma. Ati, iki kintu cyaranshenguye cyane, atariko kuba tubashije gukemura iki kibazo cyaduteranyaga. Ati, ni byiza cyane, ati ubu tugiye kugerageza tugira ibihe byiza nk'umupapa n'umwana. Iki rero ni igikorwa twashimira Kelly Rowland ku myaka ye 40 ageze ahabona ko mu buzima burya bikwiye kugira ngo ugire umubyeyi wawe hafi, kabone nubwo haba hari byinshi byabatandukanyije mu gihe cyashize. Ibi nanone bituruka kuri experience y'umuntu ko agenda akura, hari byinshi agenda abona ko bitari bifite agaciro cyane, amabwire n'ibiki byose. Twabashimira kuba babashe kwiyunga, ni igikorwa cyiza. Nakoze gukurikirana ikiganiro cya General Entertainment Live, tugeze ku musozo wacyo. Turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, tunabararikira ikindi kiganiro kizaza mu cyumweru gitaha. Tubifurije amahoro n'uburumbuke mu byo mukora byose. The Infotainment Live Today, the program of General Knowledge Channel. Our purpose is to touch different angles of lives. We focus on entertainment throughout the world. News from Hollywood, Nollywood to Hollywood, Rwanda.